ati none se ati wadusomera muri zimwe muri aya za Qur'ani atari za aya dusanzwe tumenyereye mu majuma zikoreshwa cyane cyase ku masengesho ya laishayi ndetse n'amasengesho ya subuhi. Izo aya zikunze gukoreshwa rero ni suratu Juma ku Juma, cyangwa suratu Kafi ku Juma, cyangwa suratu Yasin kuri salatu Isha, cyangwa se suratu Yasin undi kuri salatu Fajr. Ati ayo masura ati n'andi menshi akunda gukoreshwa nka ayatul kursiyu, ati igaragara muri suratu Baqara, ati n'izindi aya nyine zigiye zizwi cyane zirazwi. Ati twebwe twifuzaga ko wadusomera muri zimwe muri mu mirongo ya Qur'ani, ati guhera mu juzu ya 3 kugera mu ya Islam yacu. Akoze gukurikirana ikiganiro cyacu kuri Islam yacu TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mane barinde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu lam yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Ibadullah, usikum awsi an-nafs bi taqwallah azza wa jalla. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموت. Kuzonishimwe n'abandi bikurira Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha n'isakare kwa sozerejwe n'abahanuzi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We nabiwe n'abasangira ngendo be ndetse n'abandi bazakomeza kurikira inzira kusageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah ko twazaba turi muri abo ngabo. Allahumma amin. Mukuru Allah subhanahu wa ta'ala ashatse kuyobora akayoboka inzira y'idini w'Islam, ubona abamuyobye akaba no kubyaca mu nzira zite, kandi nawe wundi amajije kuyobya n'irari ry'umutima we agatandukira ku murongo wa Allah. Uwo nguwo nawe nta wamuyobora keretse niyo haza ngo isi yose, ngo ntago byakunda. Niyo haza isi yose ngo amuyobore ntago byakunda keretse ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dushimira Allah subhanahu wa ta'ala ko twarayobotse idini y'Islamu, ndetse tukanasaba Allah ko twazahina tuba mu mwuka tukiri mu bemera kandi abemera beza. Allah ya ayuhan nas, yemwe bantu, aho ngo yavuga ya ayyuhalladhina amanu, yamaga ya ayyuhalladhina amanu, yemwe bemeye, ariko asoza irono aza muri aya ahamagara abantu ya ayyuhan nas, yemwe bantu tubu Allah, ngaho ni mwicuze kwa Allah qabla an tamut. Mwicuze kwa Allah urupfu rutaragira gute, rutarabageraho. Hasbuni Allahu wa ni'mal wakil. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Rero yewe nitwa Bizimana Hussein, nkaba muri ikinyamakuru Islam yacu TV. Nkaba nende gusubiza izi message z'abantu byifuzo byanyu twabiye kari ingenzi, kandi rimwe na rimwe tugenda tunabibona, tugomba kujya tuza tukabasubirizamo bimwe mu bibazo mugenda mugira gute mwibaza, haba ku bijyanye n'idini ndetse no ku bijyanye n'ibindi mujyana mwifuza byinshi by'ibiganiro tujya tubakorera. Rero hashize amezi nk'abiri hari abavandimwe batwandikiye muri comment ndetse na message batwohereje ku telefone bimwe na bamwe, twagiye tubihuriza hamwe turebe kuko niba iyi message tutaziburizamo turebe ko nabo ni ingenzi. Message zigera mu 8 atari 10, ariko zose zisaba ikintu kimwe, uretse ko turi bwasome iya nyuma kwa ko iyo ishobora kuba wenda nkaho turi bwakurikiza cyane. Bose basabye bavuga ko ati Hussein
tukubona gutya ku mbuga nkoranyambaga utanga ibiganiro n'ibindi, ariko se ntabwo tukuzi kuri umuyisilamu kugeza ku rwego rw'uko ushobora kuba wenda wamenya bimwe mu bintu tugera tukumvaho. None rero umuntu ataganiye n'undi hari igihe utabaziranye, hari igihe umuntu ushobora kumubona nyine gutyo ukagira ngo wenda ukamukeka kwinshi. Rero bakomeje kwanga gukeka, baranyandikira bose babuza bati uzadusomere imwe mu mirongo ya Qur'an, imwe mu mirongo ya Qur'an nzayibasomere kuko ati byaba ari biza cyane. Ariko ariko reka dusoreze kuri nguwo wa nyuma, ari wo wavuze ati, yaravuze ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ati Hussein genda kuzi, ati nkuzi, ati nshaka kuba narakubonyeho aho bita Rwamagana. Yego nibyo ushaka ko harambonye nibyo. Hanyuma ati none se ati wadusomera muri zimwe muri aya za Qur'ani, atariko atari za aya dusanzwe tumenyereye mu majuma zikoreshwa cyane, cyangwa se ku masengesho ya Laishayi ndetse n'amasengesho ya Asubuhi. Izo aya zikunze gukoreshwa rero ni suratu Al-Jumu'a ku Ijuma, cyangwa se suratu Kafi ku Juma, cyangwa se suratu Yasin kuri salatu Isha, cyangwa se suratu Yasin undi kuri salatu Fajiri. Ati ayo masura ati n'andi menshi akunda gukoreshwa nka Ayatul Kursiyu, ati igaragara muri suratu Baqara, ati n'izindi aya nyine zigiye zizwi cyane zirazwi. Ati twebwe twifuzaga ko wadusomera muri zimwe muri mu mirongo ya Qur'ani, ati guhera mu juzu ya 3 kugera mu ya 4 wenda kuzamuka hejuru. Ati rero ku itekerezo cyanjye ngewe wenda ati niko mbyumva, ati wazadusomeye kuri suratu Adhariyati. Naam, nukanditse message ikarangira ngo nyaranzi ntabwo nyimuzi, ariko wenda bizinillah tuzabona na wenda inshallah. Urumva rero abavandimwe bamaze amezi 2 izi message nzifite zibona ibiganiro byinshi dufite minsi nyine nayo twirukanse kandi dukorana byinshi. Reka uyu munsi mfate umwanya utari bwarenga iminota, ntabwo bwafata iminota myinshi kubera Allah subhanahu wa ta'ala kuvana twaye igitekerezo cye. Yavuze ngo sinzita kuri ya masura ngo arimo anazivuga, twazisubiyemo anazivuga n'andi maayati agiye azwi cyane asubirwamo. Rero aya nyinshi zikunda gusubirwamo cyane, gusa wenda izagaragaje wenda sindi bwakoreho kuri zo yagaragaje, ariko nifuza ko ngiye wenda nasoma sura imwe wenda surat al-Mujadid, cyangwa se ngasoma wenda suratu Muhammad, cyangwa se ngasoma gusa nuko yashyizeho ko ngomba gusoma suratu Zariyati. Nacyo reka turebe ko wenda nakora kuri Zariyati n'indi sura cyangwa nkore imwe muri izo ngizo, ariko nacyo reka tusome Zariyati. Undi uzashaka ko nagira indi se itapi igarutse nabwo undi yabivuga byumva, ariko reka twubahirize igitekerezo cy'uyu nguyu, tumusomere izi aya zitarenze wenda turenze nk'eshanu cyangwa 10, wenda nizanyenga nk'10, hanyuma tuzusome igitekerezo cyanyu cyangwa se idini yanyu ndivuyemo, kuko mutweka ko mudukurikira bwa ryo turabikunda, mwatwandikira message menshi tureba tukayasoma. Ariko birillah wavuze suratu Zariyati nta kibazo. Naam, reka dufatikanye tumve amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niba namwe ngo turaza gusobanura mu nda aya zimwe na zimwe inshallah, duko tutasobanura isoyo yose nyine ngo tuyisoze. Naam, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا
إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفق قتل الحراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلام قوم منكرون صدق الله العظيم. نعم دون بدي نعم ndivuyemo ideni ndumva naba ndivuyemo sinzi Allah anyorohereze kuba wenda hari aho nshobora kuba wenda n'ijutse nkaba nagaragaza atariyo cyane n'ibindi ko nsumye mu mutwe nta Qur'an nari mfite nshobora kuba najya gucyana akosa mu muntu ariko bibaho numva reka wenda ndabona iminsi ikiri mikeya reka ndebe ni igitekerezo cy'uyu muvandimwe nacyo nyikoreho kuko yavuze ko nawe ngo yumva ko ngo nazamusomera no mu masura matoya. Hari igihe umuntu ashobora kuba yagira gutya akaboroka isura muri Qur'ani kure amasura mato ugasanga yajya yirengagiza amwe n'amwe. Yavuze suratu yavuze ko ari suratu Qadr nahanze na Laylatul Qadr. Message atambuka tinayo zayidusomere ariko aba bantu sinzi message bashaka gutanga. Muri ino sura tumaze gusoma ahantu hari ayivuga qalu hari aya ivuga biri kujya guhura qalu qalila min al-layl ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Hano nkunda gutekereza ibintu cyane hari igihe bishobora kuba biri guhurirana. Qalu qalilan min al-layl ma yahja'un, ati kandi no mu majoro yabo ntibajyaga basinzira mu majoro. bil asahari hum yastaghfirun, baharaga nyine bistaghfiruza kwa Allah bakora istighfar mu majoro, ntabwo bajyaga baryama mu majoro basinzira.
وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. tikandi Allah akbar atikandi no mu mitungo qalu qalila min al-layli yakhuduna bil asalihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Atikandi bakoraga no mu mitungo yabo bakagira gute bakageza kubikwiriye nyine. Allah ati nyine bavana ukuri kutari ukwabo baguhaga bobo abukwiriye bakuvanaga ukuri nyine urumva ngo mu mitungo nyine wabil asharihum yastaghfiruna fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Allah wa fi as-sama'i wal ardi innahu lahaqqu bithlama annakum ta'taqilun. Allah akbar. Kuno bajana ni worries undi yaranditse ngo suratu yasubye ngo suratu qadir na ndiko yanditse nyine ariko numva inaanza na file tu qadir message atambutse nashaka kuvuga hanyuma arandika ngo uzadusomera nayo numva gusoma mpamvu nabutanzeho iyi sura nayo garuka mu mujoro Lailatul Qadri mu joro ry'ubugari. Iryo joro rero urumva ibyo numva abantu biri guhurira n'iryo joro ryo muri Saturday. Ibyo bisobanura birumvikana bwo bitubwumvikana cyane isura ibuzwe n'abantu benshi n'abatari abayisilamu ujye gushaka tafsiri yayo reka tuyisome inshallah taala ideni ndivuyemo twe dusoje hanyuma ibindi biganiro by'ubutaha muzambwire ikintu tuzaganiraho inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. نعم في تفسيري سؤال الجوشي umuntu wenda kumva ko igisoma gishaka gitafsiriye mu Kinyarwanda kumva amagambo yansoma gito kwasobanura wenda bijyanye n'ibiri kumva ngo cyakanye ndi gusobanukirwa akanya ariko iyo ugeze muri tafsiri birasobanuka cyane kurusha ko ngiye nabivuga insha Allah. Ndumva rero abavandimwe nabasubije igisigaye muzatubwire uko mubyumva. Nabwiye ati ukunda ibiganiro dukora bire ko nsoza dasoje reko nsoza ukunda ibiganiro dukora nimero ngiyo ibiri kuri screen zanyu hanyuma ubundi njye mutera inkunga tubone support tubone n'igihe dukorera akazi ndetse n'ibyo twigomwa byinshi kugira ngo tubageze ibiganiro bigiye bitandukanye inshallah taala kushoza bwa Allah subhanahu wa taala ibintu byose tubigeraho inshallah. Assalamu alaikum wa